Mwiriwe neza, twishimiye kuba turi kumwe namwe muri aya masaha, muri kano kanya. Murabona ko iyi ngiyi ari channel nshyashya yitwa Rwanda ICT. Rwanda ICT nta kindi igamije guhugura abanyarwanda, igamije kwibutsa abanyarwanda twifuza kugera kure hahambaye mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Mwabonye byinshi bitangaje byiza cyane, ariko uyu munsi ngarutse ku kijyanye no kuba washyira kode kuri telefone yawe nk'uko mwabonye robot cyangwa se uko amagambo yanditse hejuru kuri urupapuro rubereka channel yacu kigamije. Yego rero ubu nta kintu cya mbere nagusa no kubanza gukora subscribe, ugakanda ku nzogera, nyuma yo kunzogera ugakanda like, warangiza kulikinga ukanakora share kugira ngo tubashe kuba twasaranganya ubu butumwa. Ibyo turabibashimiye. Rero nta kindi twagira ngo dutangire uko tuzajya tugenda tuba benshi bakurikirana iki kiganiro cyacu, kugira ngo tubashe kuba twahugurana. Tuzajya tugenda turushaho kuba twabazanira utuntu tw'ubwenge tugiye dutandukanye. Nimero ya mbere rero uyu munsi turatangira kuri nimero ya mbere, kugira ngo babashe kuba nabasogongeza ku byo kuri koranabuhanga. Hari igihe ushyira telefone yawe hasi utifuza ko hari umuntu umenya ibyawe. Murabizi za fingerprint zaraje, ibiki murabisobanukiwe mwese. Ntawe utamaze kubisobanukirwa muri telefone y'uburyo yashyiramo kode, cyangwa se hari igihe ubugera mu rugo utifuza ko abantu bagutesha umutwe, ukaba wumva ko wakagombye gufunga telefone kandi hari abantu bagukeneye byihutirwa. Ariko njye nabazaniye uburyo bushyashya, uburyo ushoboye kubigenzamo. Nta kundi rero ni uku nguku. Jya muri telefone yawe ukanda akanyenyeri 21 akanyenyeri 022 urwego, ubundi ukande yes. Iyi kode nta kindi igamije. Iyi kode igihe udashaka kwitaba telefone, utarinze gufunga telefone yawe, ukanda iyi kode, ubundi kajya muri telefone yawe ntizima, telefone yawe igumira aho ngaho. Ushatse urahamagara, ariko ugushatse nta kubona. SMS zikugeraho, ikindi ntabwo ubona uwagushatse, ariko wowe uramuhamagara. Uramuhamagara akakubona, akabona ko umuhamagaye, ariko wowe ntaguhamagara ngo akubone. Araguhamagara akamubwira ati na bot connect, cyangwa se bakamwereka yuko iyo nimero ishoboye kuba itariho, cyangwa se iri busy. Hanyuma we agashobora kuba kwigira kibona ko utabashije kuboneka, akaba yakwandikira SMS ako kamwanya ukaba wabasha kuba wayibona. Nta kindi rero, wowe kanda subscribe, ubundi tubigendanemo neza. Ngubu ibintu by'ubwenge nzaguhereza iyo baguhamagara akakubwira ko iyo nimero yawe itabaho, nzakwereka iyo baguhamagara ukavuga ko nimero ari composite, nzaguhereka iyo uhuza nimero igihe udashaka kwitaba telefone yawe ikitabwa n'undi muntu, cyangwa se ikitabwa no ku yindi telefone mu gihe telefone zifite ari ebyiri, ariko ukaba udashaka kuzigendana zombi, umwe wasize mu rugo kugira ati mu rugo bayikoreshe. Nta kindi rero ni ugukanda subscribe kugira ngo tubigendanemo neza, kandi abashimiye kuba munyumvishe, cyangwa se kuba tugiye kubigendanamo neza. Mwibutsa gukora share kugira ngo dusaranganye kandi dusogongere no kuri iki gikorwa dutangije. Mushyigikira, nta kindi. Ubumenyi tugomba kubwivomamo muri twebwe. Tugomba kubwivomamo, kandi hagati yacu tukagenda dukora support, dusapotingana. Ndabibashimiye rero, murakoze.